Hari inkuru wumva bwa mbere ugahita wumva ari ubusazi, ariko uko imyaka ishira indi gataha, uko abantu bakomeza kuyivugaho bigatuma umuntu afata umwanya wo kubyegereza umutima ngo amenye ibyayo noneho. Tekereza umuntu ubyuka agafata icyemezo cyo kujyana Imana mu rukiko, akayishinja kumusenyera inzu. Ese koko umuntu ashobora kurega Imana? Niba yabikora se, ni uruhe rukiko rwakumva urwo rubanza rwayo? Ese Imana yahamagarwa ite ngo yitabe urukiko? Kandi se niyo urwo rubanza rwacibwa, ese indishyi zakwishyurwa gute? Ibibazo nk'ibyo byabaye ku nkuru ya Betty Penrose, umugore wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wavuzweho gufata kimwe mu byemezo byo kujyana Imana mu rukiko. Inkuru kugeza n'ubu igikomeje guteza impaka hagati y'abahanga mu mategeko, abanyamadini n'abakunda amateka n'ubutabera. Nitwa Ngendahimana Daniel, ikaze kuri Bonakure. Mu mateka y'ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye inkuru nyinshi zitangaje, ariko imwe mu zakomeje kuvugisha abantu imyaka myinshi ni umugore witwaga Betty Penrose, wavuzweho kuba yarigeze kurega Imana nyuma y'uko inkuba isenya inzu ye. Inkuba yasenye inzu ye, ajya kurega Imana. Urabyumva? Iyi nkuru yagiye ikwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bitandukanye. Bamwe bavugaga ko yatsinze urubanza kuko Imana itigeze yitaba urukiko, abandi bakavuga ko nubwo yaba yararutsinze nta buryo bwo kwaka Imana amafaranga bwari buhari. Ariko se ni iki cyabaye mu by'ukuri? Icara wige. Nk'uko byatangajwe ku rubuga World Universe mu mwaka w'1969, Betty Penrose wari utuye muri Leta ya Arizona muri Amerika yahuye n'ibyago bikomeye ubwo inkuba yakubitaga inzu ye. Nk'uko byatangajwe mu makuru, Penrose yababajwe cyane n'iryo yangirika ku buryo we n'umunyamategeko we batekereje uburyo budasanzwe bwo gushaka indishyi. Bavuze ko niba abantu bemera ko Imana ari igenzura ibibera ku isi, ibihe, ikirere ndetse n'ibiza, yagombye no kubazwa ingaruka z'ibyangijwe n'ibyo biza. Ni muri urwo rwego Penrose yatanze ikirego gisaba indishyi zingana n'amadolari 100,000 n'arenga miliyoni 146,663,800 y'amafaranga y'u Rwanda. Urabyumva? Yari menshi cyane muri icyo gihe. Kuva mu mwaka w'1969 kugeza muri 2026, agaciro k'idolari kiyongereye inshuro 9 zose. Abanyamibare bavuga ko 100,000 by'amadolari y'icyo gihe kuri ubu angana n'ibihumbi 900 n'ibihumbi 7 by'amadolari. Urabyumva? Akaba arenga miliyari y'amanyarwanda. Ayo niyo mafaranga Penrose yifuzaga ko ahabwa n'Imana yashinjaga kumusenyera inzu. Urwo rubanza rwahise rukurura ibitangazamakuru n'abahanga mu mategeko ku isi. Ikibazo cya mbere cyahise kibazwa kigira kiti: ni gute warega Imana? Mu manza zisanzwe, umuntu cyangwa ikigo kiregwa bagomba kubanza guhabwa impapuro zimenyesha ko barezwe kugira ngo babashe kwiregura. Ariko se iyo ureze Imana, izo mpapuro ziyigezaho gute? Ninde wakwakira ubutumire bw'urukiko mu izina ryayo? Ese ni uruhe rukiko rufite ububasha bwo guhamagaza Imana ngo yitabe urubanza? Ibyo ni ibibazo byo kwibaza. Ibi bibazo byatumye benshi babona ko urwo rubanza rwari rugamije cyane gutuma abantu batekereza ku mbibi z'amategeko kurusha kuba rwari rugamije kubona amafaranga y'indishyi. Ese Imana yitabye urukiko? Nicyo kibazo wibajije, sibyo? Mu nkuru nyinshi zicicikana kuri interineti bavuga ko Imana itigeze yitaba urukiko, maze Penrose ahita atsinda urubanza kubera ko wari warezwe atabashije kwitaba urukiko ngo yiregure. Ariko ubushakashatsi mu by'amategeko bavuga ko nta nyandiko zemeza neza ko urukiko rwigeze rutanga umwanzuro nk'uwo. Ahubwo amakuru yizewe agaragaza ko ikibazo nyamukuru cyari ukumenya niba Imana ishobora kuregwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Mu yandi magambo, urubanza rwahuye n'imbogamizi zikomeye mbere y'uko rugera ku rwego rwo gusuzuma niba hari uwari gutsinda cyangwa gutsindwa. Ubundi se niyo yari butsinde yari bwishyurwe gute? Icyo ni ikibazo wibajije, nanjye niyo. Iki nicyo gice gitumiye inkuru ikomeza gutangaza benshi. Abahanga mu mategeko bavuga ko niyo urukiko rwari gufata icyemezo cyo gushyigikira Penrose, ikibazo gikomeye cyari kuba uburyo bwo gushyira mu bikorwa uwo umwanzuro wo kwishyurwa nyine. Mu manza zisanzwe, urukiko rushobora gutegeka ko umutungo w'uwatsinzwe ufatirwa cyangwa amafaranga yagakoreshwa mu kwishyura indishyi. Ariko ku Mana nta mutungo ushobora gufatirwa, nta na konti ya banki ishobora gufungwa yewe, kandi nta n'urwego rwashoboraga kwihatira kwishyura. Urabyumva? Niyo mpamvu benshi bavuga ko niyo urubanza rwari kurangira uyu mugore atsinze, kubona ayo mafaranga byari ikibazo gikomeye kurushaho. Iyo nkuru yakomeje kuba ikimenya bose. Nubwo hashize imyaka irenga 50 ibi bibaye, inkuru ya Betty Penrose iracyagarukaho kenshi nk'urugero rwa rumwe mu manza zidasanzwe zabayeho mu mateka. Iyo nkuru yakomeje gukoreshwa mu mashuri yigisha amategeko no mu biganiro byerekeye imipaka y'ubutabera.
aho abantu bibaza icyo amategeko ashobora gukora n'icyo adashobora gukora. Abandi bayifata nk'urugero rw'uburyo abantu bashobora kugerageza gukoresha amategeko mu buryo budasanzwe, cyane iyo bahuye n'ibibazo bikomeye. Nubwo amakuru menshi yo kuri internet avuga ko Betty Penrose yatsinze Imana, ariko akabura uko yaka amafaranga y'indishyi, ukuri nuko nta gihamya ihamye igaragaza ko yigeze ahabwa amafaranga cyangwa ko habayeho umwanzuro wa nyuma w'urukiko ushobora gushyirwa mu bikorwa. Icyakora nawe ushidikanya ko urubanza rwe rwabaye kimwe mu bintu byabaye bitangaje cyane mu mateka y'inkiko za Amerika, ndetse rugasiga n'ikibazo gikomeza kwibazwaho n'abantu benshi kugeza n'ubu. Ese koko umuntu ashobora kurega Imana? Nk'aho ibyo bidahagije, mu mwaka wa 2007 nanone inkiko zo muri leta ya Nebraska muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakiriye ikirego gisa nk'icyo muri Amerika. Naho we uwatanze icyo kirego, ubyumve neza, nawe ntiyari umuntu woroheje, ahubwo yari intiti. Yitwaga Annie Chambers, umusenateri wari uzwi cyane mu nteko ishinga amategeko ya Nebraska. Uwo mugore yamamaye kubera kuvuga ibyo atekereza, adatinya no gukoresha amategeko mu buryo budasanzwe. Kwa 14 Nzeri 2007, Chambers yatanze ikirego arega Imana. Mu nyandiko yashyikirije urukiko, yavuze ko Imana ariyo nyirabayazana w'ibiza byinshi bibangamira inyoko muntu, birimo imyuzure, inkuba, inkongi z'umuriro, inkubi z'umuyaga, indwara, intambara n'ibindi byago bikomeje guhitana abantu no kubangiriza imitungo. Yasabaga urukiko gutanga itegeko ribuza Imana gukomeza guteza ibyo byago. Mu mategeko ya Amerika, iri tegeko rizwi nka injunction, rikaba ari icyemezo cy'urukiko gitegeka umuntu cyangwa ikigo guhagarika igikorwa runaka. Nubwo icyo kirego nacyo cyasaga nk'igitangaje, Chambers yavuze ko atari agamije gutuka Imana cyangwa kuyisebya, ahubwo yasobanuye ko yashakaga kwerekana ko inkiko zigomba kwakira ibirego by'abaturage bose, kabone niyo byaba bisa n'ibidafite ishingiro. Yavuze ko hari abantu bajyaga bangirwa gutanga ibirego kubera ko abacamanza babonaga bidafite agaciro mbere yo kubisuzuma, bityo ashaka kugaragaza aho aya mategeko agarukira. Ikirego cye cyahise gikurura ibitangazamakuru nk'ibisanzwe. Abantu bamwe babifashe nk'urwenya, abandi babifata nk'uburyo bwo kunenga imikorere y'inkiko, mu gihe hari n'ababibonaga nk'igikorwa gitesha agaciro imyemerere y'idini. Urukiko rwahuye n'ikibazo gikomeye mbere yo gusuzuma ibikubiye mu kirego. Mu mategeko, umuntu wese uregwa agomba kubanza guhabwa impapuro zimumenyesha ko arezwe kugira ngo abone uburyo yiregura. Abanyamategeko barabizi. Iyi gahunda yitwa Service of Process. Ibi ngibi birasa nk'ibyabaye mu nkuru ya mbere ya Penrose. Mu mwaka wa 2008, umucamanza Maloney Polk yafashe umwanzuro wo gutesha agaciro icyo kirego. Yasobanuye ko kubera ko Imana itashoboraga guhabwa impapuro z'urukiko nk'uko amategeko abiteganya, urubanza rutashoboraga gukomeza. Bityo ntihigeze hasuzumwa niba ibyo Chambers yavugaga bifite ishingiro cyangwa bitarifite. Nyuma y'icyemezo cy'urukiko, Chambers yavuze ko icyari kigamijwe cyagezweho. Yavuze ko yashakaga kwerekana ko uburenganzira bwo gutanga ikirego bugomba kubahirizwa, ariko nanone amategeko afite imbibi zayo. Yongeyeho ko niba urukiko rwanze kwakira ikirego cye kubera Imana idashobora guhamagarwa, ari nako rukwiye kwitondera kwanga ibindi birego by'abaturage rutabanje kubisuzuma neza. Nubwo urwo rubanza rutigeze rugera mu iburanisha, rwabaye kimwe mu byavuzwe cyane mu mateka y'ubutabera bwa Amerika. Ikindi kandi, nubwo Imana itigeze yitaba urukiko kandi uru rubanza rugateshwa agaciro, rwabaye kimwe mu manza zidasanzwe cyane zabaye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'isi muri rusange. Ngayo nguko rero ibyizo manza z'abantu barega Imana. Njyewe nitwa Ngendahimana Daniel. Duhorane kuribona kure. Amahoro.